wowe ubanarinde usahagarika bano bahanzi nimba ukurikira ibintu by'umuziki nyarwanda murabizi yuko amaze iminsi ibitaramo bya Summer Country Tour akaba ibitaramo bisenguruka u Rwanda byaje kubetegurwa mu bita Bruce Melody ndetse aza kuba atura mu bita The Ben tutibagiwe kitoko ndetse na Bwiza gusa mu ijoro ryakeye mu karere ka Bugesera hari handitswe andi mateka dore yuko abahanzi maze kuvuga yaba Bruce ndetse na The Ben baje kongera gutanga ibyishimo byo ku rwego rwo hejuru. Aba bahanzi rero bakoze performance zitandukanye ariko nkuko bimenyerewe murabizi yuko iyo haramutse habaye ikintu kidasanzwe ariyo mpamvu nanjye tansa nkakuramburira cyangwa se nkagenda nkubwira bimwe mu bintu bidasanzwe byagiye bigaragara muri iki gitaramo. Ikintu cya mbere cyatangaje abantu mu buryo uwo bita The Ben yaje kwinjira kuri stage abyina ari umubyinnyi ari umudanseri ndetse akaza gushyiraho n'akandi gahika kaza kwikubita kuri stage kubera uburyo yari yishimiye cyangwa se uburyo abafana bari bwase nk'uko byagenze mu bitaramo bindi byabanje. Murabizi yuko ikintu abantu bateze kureba ngo ninde muhanzi wa performance neza, ninde muhanzi ufite abafana benshi, ninde muhanzi kandi wagiye kuri stage yambaye neza cyangwa se n'utuye dushya twaje kuba turanga iki gitaramo kindi. So rero mu gitaramo cyari kibaye mu ijoro ryakeye kikaza kuba kibera no mu mujyi wa Nyamata no mu karere ka Bugesera. Reka mwibutse ko hari abafana benshi, stade ya Bugesera yakubise yuzuye ndetse abafana benshi bagiye baturuka mu mpande zitandukanye z'igihugu, aba baturutse mu ntara y'Iburasirazuba muri rusange ndetse n'abaturutse mu mujyi wa Kigali bari benshi cyane baje gushyigikira abahanzi babo. Rero nk'uko bisanzwe nk'uko mu bindi bitaramo byabanje twari tumenyereye ko nk'uko bisanzwe nk'uko ubita Bwiza mu bahanzi bagezweho cyane abakobwa ariwe ubanza kuri stage. Rero kuri gitaramo cyaje kubera hano i Nyamata so nk'uko byaje kugenda dore yuko bita MC Lakinsa Imana murabizi yuko ari mu MC cyangwa se ariwe official MC w'iki gitaramo cyangwa se w'ibi bitaramo haba ibyabereye i Musanze ndetse Nyagatare ubwo yazaga kuba ahamagara Bwiza ngaze akore performance nk'uko bisanzwe ase abanze ku rubyiniro. Ubita Bwiza haje gushira iminota igera hafi kuri 30 cyangwa se 40 maze ubita Bwiza ategerejwe kuri stage biza kurangira atahageze. Nyuma yaho gatonya hashize iminota mike cyane ubita Bwiza bwese anyura ku rubuga rwa Instagram maze aza kuba atangariza abafana be cyangwa se abantu benshi baramutegereje ko aza gukora performance hano i Nyamata. Aza kubabwira yuko yaje kugira ikibazo cy'impanuka ubwo yiteguraga cyangwa se ari mu rugendo rumwerekeza i Nyamata avuye aho asanzwe aba muri rusange. So rero nyuma yuko bita Bwiza aje kubura kuri stage ntabwo byabujije igitaramo ko kiza kuba gikomeza. MC Rakese ahamagara uwo bita Kitoko bibarwa maze uwo bita Kitoko bibarwa ahita yinjira nk'ibisanzwe isahera ku ndirimbo bita Rurabo kari mu ndirimbo zamenyekanye cyane ndetse mu ndirimbo akase rero bita Kitoko bibarwa nyuma gukora performance nziza cyane ndetse akagenda aririmba amahiti yose afite. Yaje kubasoreza ku ndirimbo bita Thank you Kagame no mu ndirimbo zaje kuba zihagurutsa abafana benshi cyane ndetse baza kwereka Kitoko ko ari umuhanzi ukomeye cyane mu Rwanda ndetse babikesheje indirimbo zitandukanye. Ubita Kitoko yari afite ababyinnyi kandi bagiye bamufasha gususurutsa abari bitabiriye kino gitaramo ndetse biza kugaragara ko yari yabiteguye. So rero nyuma y'ubita Kitoko nyuma yuko avuye ku rubyiniro ahise azamuka kuri stage ubita The Ben igisamagwe wari utegerejwe n'abafana benshi cyane maze yinjira akora ibintu bidasanzwe nawe dore ko yari afite ababyinnyi benshi cyane ari baje cyangwa se yari yateguye kugira ngo baze kugendera bamufasha gukora performance nziza. Bwambere uwo bita Taigabe yaje gukora performance akaza nayo kugenda abyina nimwe mu bintu bitari bisanzwe bumenyereho muri performance yaramaze iminsi akora. Ahangara no bita Taigabe ubwo yari yishimye cyane ariko byena nibwo yaje gutera dance arangije biza kurangira yikubise hasi. Imwe mu mashusho nayo yatangiye kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bavuga yuko ngo The Ben yaje kuba yikubita ku rubyiniro. So bita rero The Ben Taigabe wari ufite abafana benshi cyane nawe yagiye akora performance ku ndirimbo zitandukanye nk'uko yagiye abikora mu bitaramo byabanjirije iki ngiki. Uhereye ku ndirimbo yakoze nk'indirimbo bita Ndaje imwe mu ndirimbo abantu benshi bakunze batibagiye indirimbo bita Thank you dore ko indirimbo ahantu hose yanyuze bita The Ben iyo yayigezagaho cyangwa se yayikoraga wasangaga noneho stade imeze nk'ifashwe n'umuriro w'amashanyarazi dore yuko abantu benshi bahitaga bazamukira hejuru mu kirere bagatangira kwishimira iyo ndirimbo ndetse bagatangira kubyinana nawe. Rero icyari gitegerejwe nyuma yuko bita The Ben akoze performance nziza cyane ndetse n'abafana bakamukunda ariko reka mwibutse ko nubwo The Ben yakoze performance nziza
hari aho byageraga ku ndirimbo zimwe na zimwe bigasa nkaho abafana ba The Ben badahari, cyangwa nyuma yuko bita The Ben avuye kuri stage icyari gitegerejwe nta kindi nuko no bita 001 Bruce Melody cyangwa se igitangaza nkuko yita yarageze nawe ku rubyiniro, yaraje gukora ibyo mugenzi we yaramaze gukora cyangwa se yashaka kuza gukurusha uwo bita The Ben ibyo yaramaze gukora, nawe yese yinjira akora performance nziza cyane. Uwo bita Bruce Melody akigera ku rubyiniro nawe yarafite ababyinnyi benshi cyane, maze atangira kwibutsa abanyabugesera aza kubabwira ko ibyo batasoje muri 2024 aricyo gihe ngo bamufashe babisose 2026. Rero mu kwinjira cyangwa se mu kwinjira yaje kubahera ku ndirimbo bita Cerebora, imwe mu ndirimbo yakoze cyane abantu bakanayikunda, arangije kubakora n'izindi hit nyinshi cyane, tutibagiwe indirimbo bita Hands Up, tutibagiwe indirimbo bita Pompo, ndetse tutibagiwe n'indirimbo bita Katerina. Nimwe mu ndirimbo bita Bruce Melody atajya areka guperforminga, ariko izo zose zikaza zerekejwe n'indirimbo bita Kungora ndetse n'indirimbo bita Uzandabure, tutibagiwe n'izindi ndirimbo nyinshi cyane za Samoya yaje kuba azikora za kubakora ndi mukinya, azakora n'izindi ndirimbo nyinshi cyane yahereyeho, ariko abantu benshi bakomeza kugenda berekana yuko Bruce Melody bamwishimiye ku rubyiniro. Byose rero byaje kugera ku musozo ubwo bita Bruce Melody yazaga kuririmba indirimbo bita Hands Up, indimwe mu ndirimbo abantu benshi batangira none gutekereza kuri aba basurukari babiri, ese kuko The Ben cyangwa se Bruce Melody ninde muntu uzaba ko mu gukora, ese ninde urushundi kugeza n'ubu, ese ko aburi hantu bose bagiye gutaramira bahasanga abafana benshi, ninde muntu uzaca agahigo kabo, ninde muntu uzakuraho ibigwi bano basore babiri bafite, ninde muntu uzakuraho igikundiro bano bahungu bafite, ese The Ben cyangwa se Bruce Melody ninde muntu uhatse undi mu muziki w'u Rwanda, dore yuko mu bitaramo byose maze kuba buri muntu wese ahava avuga ati ninjye wagutsinze, undi akaza avuga ati ninjye wagutsinze. Reka umusozo w'iki gitaramo kiza gusorizwa hano mu karere ka Rubavu nibwo haza kugaragara umuhanzi urushundi. Reka ibi byose tubitega amaso tuze kureba ngo ese i Rubavu noneho ninde muntu uzaba ufite abafana benshi, ninde muhanzi uzaba wakoze performance nziza kurusha abandi. Reka mwibutse ko kandi uwo bita Bwambere the Ben ubwo yinjiraga mu karere ka Bugesera yaje mu modoka idasanzwe, dore ngiyi imwe mu modoka zavugishije abantu benshi cyane, ariko none mwibutse ko bita Bruce Melody nawe ubwo yerekezaga mu karere ka Bugesera yaje aherekejwe n'imodoka nyinshi cyane ndetse na cortege y'abantu benshi cyane baje kumushyigikira. So niba utarakora subscribe rero reka mwibutse ko ugomba kuyikora kugira ngo ujye ubasha kubana nanjye umunsi ku munsi, kugira ngo ukomeze kunshyigikira. I love you my people.